Yesu ashimwe bene data, mbasuhuze mu izina rya Yesu. Shimye Imana impaye uyu mwanya, amazina yanjye nitwa Rene Ndahiriwe. Nshimye rero Imana impaye uyu mwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo nateguye witwa igicuku cya nyuma. Igicuku cya nyuma ku buzima bw'umuntu, igicuku cya nyuma ku muntu uwo ari we wese, igicuku cya nyuma abantu bajya bahura nacyo. Hari imbaraga zijya zidukura, hari imbaraga zijya zidukura mu gicuku. Hari ibicuku byinshi bitandukanye. Turebe iki gicuku Paulo na Sila bari barimo. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe. Bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunye mu nzu yo hagati. Yego. Akomeza amaguru yabo ku mbago. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, n'izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yabo bose iradohoka. Hari imbaraga zishobora kugukura mu gicuku mwene data. Hari imbaraga zagukura mu gicuku. Hari imbaraga zishobora gutuma umuseke utambika mu mutima wawe. Hari imbaraga zishobora kukuvanaho abantu batakuvana. Hari imbaraga zishobora kukwibagiza ibisa nkaho byari bikomeye ku buzima bwawe. Hari imbaraga zishobora kukubohora. Iki gicuku abantu bajya bakibamo bari mu mwuka, ariko bakajya batsinda mu buryo bwo mu mubiri. Hari ahantu igicuku gishobora kugufata kikaguherana, ariko hari n'ahandi hantu umuseke watambika ku buzima bwawe. Hari ahantu ushobora kumva uri mu gicuku ukumva nta n'umuntu washobora kuhagukura, ukumva nta n'ubutabazi wabona, ariko nyuma yaho hakaboneka izindi mbaraga zatuma umuseke utambika ku buzima bwawe. Ndavuga ngo iki gicuku aba bagabo ntago bari bazi ubutabazi aho buri buturuke. Bo baririmbiye Uwiteka kubera ko bari bazi Imana yabo. Ijambo ry'Uwiteka rirambwira ngo abazi Imana yabo bazajya bakora iby'ubutwari. Nabo ngo bari bazi Imana yabo, barangije baririmbira Imana. Ntago bari bazi ubutabazi aho buri buturuke. Byari mu gicuku mu mutima wabo, byari mu gicuku mu mubiri. Ariko ku munota wanyu mu museke uza gutambika ngo inzugi zirakinguka, imigozi iminyururu yari bafashe irabarekura, imbohe zihirya zirabumva. Hari igicuku imbohe iri hirya yawe ishobora kumva, ikumva ko hari igicuku urimo, ariko umuseke watambika ku buzima bwawe, abo hirya bakamenya ko hari umuseke wagutambikiye, bakamenya ngo hari umuseke wagutambikiye. Umuseke iyo utambitse nta muntu utawubona, ariko igicuku iyo kirimo kibamo wenyine, ariko umuseke iyo utambitse umuntu wese arawubona. Iyo uri mu gicuku kibamo sinzi igihe cyacyo wakimaramo, ariko umuseke utambitse n'uwo hirya arawubona, akamenya ko umuseke wagutambikiye. Umuntu ajya atinda mu gicuku, ariko Uwiteka akakimuvanamo. Umuntu ajya atinda mu buzima, ariko Uwiteka akabukuvanamo. Hari ubuzima tubamo bwo mu gicuku kitagaragarira amaso y'abantu, ariko mu buryo bwo mu mwuka tukakibamo tukagitindamo, igihe kikazagera umuseke ugatambika. Aba bagabo ngo babaye mu gicuku aho bari bajugunywa bazi ko buri buke bakicwa. Petero mu gicuku ntari busome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 12 n'umurongo wa mbere. Petero ari mu nzu y'imbohe ngo buri buke akicwa. Byari mu gicuku ngo marayika w'Uwiteka araza amukoma mu rubavu ngo aramubwira ngo byuka ukenyere. Arakenyera. Ntabwo yarazi ubutabaza aho buri. Mu mutima we hari igicuku, ariko mu gicuku niho marayika w'Uwiteka yaje amukoma mu mbaba aramubwira ati kenyera, kweta. Arakweta, arakinguka, imiryango irikingura. Ageze inyuma y'imiryango nibwo yaje kumenya ko atari inzozi. Hari igicuku tujya tubamo kitagaragara amaso y'abantu, ariko mu mwuka tukagitindamo, ariko umuseke utambitse abantu bose barawubona. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga kuri iki gicuku, ariko iki gicuku iyo tufite umwami Yesu ajya tuvana mu gicuku, umwami Yesu ajya dutabara. Sinzi ikintu nababwira abankurikiye n'abanyumva. Umwami Yesu yankuye mu gicuku, ntago mfite ijambo na simfite icyo namuvugaho. Ni umwami ukomeye, ni umwami ufite imbaraga, ni umwami wo kwizerwa. Nawe utanamwizera mwizere. Ajya atabara, nabonye antabara ambana mu gicuku. Nabonye antabara ambana abantu batajyaga kumvana. Nabonye antabara ankiza ibyo numvaga byandengeye, abimbanamo. Umwami Yesu ajya atabara akagukura mu gicuku. Hari igihe nagezemo mba mu gicuku, numva mu mutima wanjye hari igicuku
sinamenyaga ko bwije, sinamenyaga nuko bwakeye. Numva igicuku, nakimaranye umwaka wose numva igicuku, ariko umunsi umwe umwami Yesu ahura nanjye, umuseke uratambika, menya ko bukeye. Yesu ashimwe cyane. Nababwira abankurikiye ngo umwami Yesu ajya abana natwe akatuvana mu gicuku cy'amaso y'abantu areba ibindi biri imbere batabireba, ariko twarangiza tugatsinda. Reka dusome iki cyanditswe aho ngaho, wenda niyo yahasoza. Tugiye gusozana n'iki cyanditswe kiri muri Yohana 21 n'umurongo wa mbere, igitabo cya Yohana cya mbere. Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja y'Itibariya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja y'Itibariya. Yiyerekana atyo. Simoni Petero na Toma witwaga Didomo, yego, na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya, na bene Zebedayo n'abandi bigishwa be babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arabwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko akoresha ijoro ryose ari ntacyo bafashe ijoro ryose. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja. Haleluya. Umuseke umaze gutambika, igicuku cyose bari bafite igicuku cy'ubukene. Nicyo cyatumye basubira aho Yesu yabakuye, basubirayo bajya kuroba, kubera igicuku cyari mu mutima wabo. Bumvaga umwami Yesu arabavanye mu kuroba, arabakiza, babona ntago bakimureba. Igicuku cy'ubukene kizamuka ku buzima bwabo. Petero arababwira ati, "Jye nsubiyeyo." Yumvaga hari igicuku, ariko iryo joro ryose muri icyo gicuku ngo nta kintu yabonye. Umuseke umaze gutambika, amaso yabona umwami Yesu, ngo aramubona, arangije anamubonye aranamumenya. Umuseke iyo utanatambika ku buzima bwawe, nanone urabona ko hari n'igihe umuseke watambitse igihe yihakanaga umwami Yesu, nanone umuseke waratambitse amenya ko akoze icyaha. Nanone yakesheje ijoro ariyo ashaka indamu, ashaka ubuzima, ntabwo yabubonye. Ariko umuseke umaze gutambika ku buzima bwe, abona umwami Yesu. Ngaho komeza igisoze. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenye ko ari we. Yesu arababaza ati, "Yemwe bana banjye, mufite icyo kurya?" Baramusubiza bati, "Ntacyo dufite." Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato, murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, "Ni umwami Yesu." Ni umwami Yesu, namubonye. Nta wundi utanga aya mahoro, nta wundi watuma turya, nta wundi watuma tunezerwa. Ni umwami Yesu, namubonye kandi namumenye. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa. Kubera ko yari yambaye ubusa. Bene data, hari ahantu ugera igicuku cyamara kuba kigari ku buzima bwawe, n'umwambaro w'umwuka ukawuta. Petero yahuye n'igicuku cy'ubukene, umwambaro yari yambaye arawuta. Umwambaro yambitswe n'umwami Yesu arawuta. Yibagirwa ubushuti bwe n'umwami Yesu, yisubirira hahandi habi umwami Yesu yamusanze. Ariko umuseke umaze gutambika ku buzima bwe, arangije ngo yibuka ko yambaye ubusa. Nuko yarabonye umwami Yesu, aravuga ngo, "Mbonye umwami wanjye kandi ntabwo nambaye." Ahera kashaka umwambaro arambara, ava hahandi. Hari imbaraga zijya zidukura mu gicuku. Bene data, inshuti zanjye, abankurikiye, hari imbaraga zijya zidukura mu gicuku, aho umuntu atagukura, ariko umwami Yesu akaza akagusangayo. Aho hantu uri ntabwo ananirwa kugusangayo. Nakubwira ngo niyo haba hameze hati, aho abantu batagera arahagera, aho abantu batazi warahazi, ibyo abantu batareba warabireba. Hari imbaraga zijya zidukura muri iki gicuku cya nyuma, aho wumva umaze kwiheba,
aho wumva bitagishoboka, ariko hari imbaraga ziza umwami Yesu muri aho hantu ubona hakomeye akaza akakwiyereka akakubwira ati humura ndi kumwe nawe. Ndabwira abantu bankurikiye bajye bahura n'ibicuku, nakubwira ngo komeza urugendo rwo gakiza wiruvamo, kandi komeza ukurikirane umwami Yesu. Aho abantu batareba warahareba, aho abantu batagera arahagera. Nshuti zanjye, hari imbaraga zijya zidukura mu gicuku, hari imbaraga zijya zitukura aho abantu batadukura, hari imbaraga zijya zidukuraho umuryango utagukura, aho amafaranga atagukura, aho inshuti itagukura. Hari imbaraga, hari ibyo abantu batareba umwami Yesu akabireba. Aho hantu rero mu gicuku nihaza yarangiza akakwiyereka. Yiyeretse Yakobo ari mu gicuku, aramwiyereka aramubona. Yiyereka Petero ari mu gicuku, yiyereka Paulo na Sila ari mu gicuku, yiyereka Yohana, Petero na Yohana baroba ari mu gicuku. Byari mu gicuku ku buzima bwabo, ariko aho hantu mu gicuku abantu bacecetse nijoro, nta muntu wumva, bamaze guceceka, wowe umutima wawe ari igicuku, aho niho umwami Yesu agusanga. Navuga ngo hari imbaraga zijya zidukura mu gicuku bene data. Ndi umuhamya wo kubihamya, maso yanjye yarabibonye, ndahamya ibyonzi. Ndavuga ngo ahantu hahandi ubona ngo ni habi ku buzima bwawe, umwami Yesu arahagukura. Hahandi ubona ngo hari ijimye, umutima ujya ugira umwijima, ukaba mu gicuku ukabudika, ariko nanone umutima ujya ugira umuseke, wajya kubona ukabona umuseke uragutamura, umuseke umuritse mu mutima wawe ukabona amahoro. Nakubwira ngo niba wumva igicuku ku buzima bwawe, ihangane warizeye umwami Yesu. Niba wumva habuditse mu mutima wawe, ihangane, hari ubutabazi buturuka ku Mana. Navuga ngo reke iri jambo ndisoreze hano, ariko abankurikiye n'abandi bazifuza kunkurikira ko ndakomeje, tuzajya tuganira amagambo menshi. Hari amagambo Uwiteka duha menshi kandi yahumurije imitima yacu. Tuzajya dukomeza tuganire uko umwami Yesu aduhaye umwanya tuganire. Ariko inshuti zanjye zinkurikira, ndababwira ngo niba warizeye umwami Yesu, wivana ibirenge mu gakiza. Hari ubutabazi buturukaho amaso yawe atareba. Umwami Yesu yagiye gutabara, ntumenya ngo azaturuka aha. Ntabwo aturuka mu muryango, ntaturuka mu kirere, ntaturuka ahantu we wateguye, aturuka aho utareba. Petero ari mu nzu y'imbohe, ntabwo yari azi ko hari marayika uri buze kumuvana, yumvaga yamaze kwiyakira. Ariko nijoro mu gicuku ngo marayika araza mukoma mu mbavu. Ubutabazi iyo bugiye kuza ntabwo umenya aho buturuka. Wivana ikirenge mu gakiza, guma mu gakiza, ubona ubutabazi buturuka ku Mana. Kandi tuzakomeza tuganire byinshi. Umwuka wera ari yaraduha ibintu byinshi bitandukanye. Muri iki gihe ni igihe cy'ububyutse, abantu bamaze kwizera umwami Yesu barebera mu mwuka. Reka dusenge. Ndagushimye Mana isumba byose, nkushimiye ijambo, kandi nkushimiye abateze amatwi bankurikiye. Bana nabo ubagirire neza, abari mu gicuku urababona, abari mu buzima bumva batishimiye kububamo urababona. Basange abababaye, abari ku bitaro, abafite ibibazo byinshi bitandukanye urabizi. Basange muri icyo gicuku barimo, maze ubiyereke, babone gutabarwa guturuka aho uri. Abacikaga intege nka Petero uko yacitse intege, ongera kubiyereka, reka umuseke utambike ku buzima bwabo. Ndabakuragije, komeza ubane nabo kandi ubagirire neza, ubahe umutima wo kunezerwa mu izina ry'umwana we Yesu.